Shalom abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana mubane nibisanzwe amazina Imanira Karamadeo twagarutse kubahereza ikindi kiganiro hano kuri Elayo TV munda kuvuga ngo hari ubuzima. Haleluya, tuhumvira ibintu bikenewe amakuru ukamenya uko Imana yagusuye ikakuganiriza mu nzozi n'ibindi biganiro bitandukanye muzajya mugenda mubihumvira. Amazina Imanira Karamadeo ninge dukunda kubana, mwegere hafi rero, mwegere hafi ikindi kiganiro cyaje katubanze twaca bugufi tubwire lelebo ne kota yavase, tubwire Imana ngo imbaraga zayo zibane natwe. Kristo no peles dokita yabone moni astakirevo enewani aketa. Wakoze kuturinda Kristo mutanga bugingo gihome gishitsi cya Dawidi, tugushimiye ko turi bazima uhabwe icyubahiro. Ujyubana natwe cyane, ubane natwe kurushaho, imbaraga zawe ziganze tuguruboneke ubwami bwa lelele vos da kota bone most kire vola kire rebone yamoni aketa. Ibitavuga Imana byose toka daimoni mu izina rya Yesu. Mwuka we zataya bokini kotaya kire bone aketa. Mwuka wera natuganze wera, tugushimiye ko ugiye gutangirana natwe ugasozanya natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uyu munsi tugiye gusobanura inzozi, ntabwo mbatindira, ikintu cyitwa kurota indege. Indege we hari abantu barota indege basiga, bisobanuye iki? Hari abantu barota indege imanuye nk'ibintu runaka noneho bakabibaha. N'urugero irimo ibintu runaka, imitwaro cyangwa ihetse nk'imitwaro, ukabonera amanutse ibyo bintu bari kubibaha, bisobanuye iki? Hari abantu barota indege iri hejuru y'inzu imeze nk'indege y'intambara, bisobanuye iki? Noneho hariho n'abandi barota bari kujya mu ndege, ugasanga indege ikujyanye wenda n'urugero mu Bushinwa, ikujyanye hehe. Ibyo byose bisobanuye iki kurota indege? Nanjye mu minsi ishize Imana iherutse kuyinjyanamo, iranambagiza ibihugu nka bingahe, utagira ngo ni kimwe bibiri bitatu bine, oya iranambagiza kabisa. Ngenda mu ndege ndaruha, Imana yambwiraga indege, ngavuga ati ibyo bintu bizasohora gute? Ngavuga ati ariko hari gihe nzayitega ikamvana i Kigali ikanjyana i Cyangugu. Imana yanjyanye mu ndege la lope ketayavo, ko ari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Rero wowe urota rero uri mu ndege, ukabona indege irahagurutse ku kibuga ikujyanye mu gihugu runaka, uzayijyamo n'ikimana ibiri kukubwira kuzagendera mu ndege. Wowe urota rero ukabona indege iramanutse irimo ibikapu, irimo ibintu bimeze nk'ibiryo cyangwa ibiki, ukabona bari kubiguha. Iyo ni indege y'ubutabazi, n'ubutabazi Imana bigiye kuguha, kugukorera, igiye kuguha ibintu runaka bitandukanye, ibisubizo by'ibyo wasengeye. Ukabona harimo ibipfunyika bari kuguha, rero peste keta ari byo bari kuguha, ni ibisubizo by'ibyo wasengeye Imana, ubutabazi bwihuse. Wowe urota igusize, hari ibyo ubunyazwe, ubujye usenga ubuhozi byawe. Noneho hari wa wundi urota indege y'intambara, ukabona indege hejuru zirahari zifite imbunda bari kura leto pesto keta bone mone yavose. Ukabona wenda n'urugero iri hejuru y'igihugu cyawe cyari mu murwa, menya ko iyo ni indege y'intambara, ujye usenga iyo ntambaro yigezeyo. Ntambara ntabwo mwagiye mubona uburyo zagiye ziba mu bihugu bitandukanye, sizatugiriye umumaro. Ntambara ntabwo ari nziza. Iyo ubonye intambara utari umuhanuzi, hariho babahanuzi bafuha, nako babahanuzi b'amashyari, bagira amashyari. Yurose intambara, senga, fata amasengesho uyirukane ku gihugu cyawe, pana kuza kuyicuranga kuri YouTube. Mwabyumvishe? Ubwo rero mwabyumvishe, wowe urota indege ikuzaniye ibintu ibikapu, ibiki, ibiryo, ibi niyo ni indege y'ubutabazi. Bakabona bari kuguha, iraguye bari kuguha. Wowe urota uyigiyemo, ugiye muri Amerika, ugiye mu Bushinwa, ugiye hehe, umenya ko uzajyayo cyangwa ugiye ahandi hantu runaka. Wowe rero urota igusize, ni ibintu byawe Satani abakwibye. Wabyumvishe? Senga ubuhozi, uvuge Imana, umugisha wanjye ndawubole boleta zoketa, ndawubohoje. Wabyumvishe? Wowe urota rero ziri hejuru y'inzu yawe, mwabyumvishe ko byose mbibasubiriyemo. Indege rero ni icyo bishatse kuvuga. Abantu murota indege rero, usenge niba urota iri kukujyana muri Amerika, ubisengere Imana izabisohoza. Ujye ugerageza wa praying, niba bavuze wenda green card n'ibindi, mwabona naho izaca.
yaca n'ahandi niba ari umushuti wawe ashobora kuguha visite cyangwa ukagerageza niba hari nuza y'akazi ahantu hari akazi ukadepoza yego nabyumvishe ibyo nicyo biba bishatse kuvuga. Nimero yanjye ni 078414 994 078414 amazina Emmanuel Karamadeo. Dufite igiterane tariki 2021 oya tariki 19 iminsi 3 kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru. Nabyumvishe murukumva reko ari igiterane cy'umugisha kizabera handi Kigali. Abanyamwuka mwese tuzahura dusangire. Twatumiye korali z'umugisha, twatumiye abavuga butumwa bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, twatumiye n'abahanzi. Hazaba hariho n'umuhanzi ukaze. Murukumva ibintu bizaba bitoroshye cyane. Dushyigikire. Nimero yanjye iraho, ugure n'amazi n'abantu babiri, ntacyo bitwaye wakwakira n'abantu babiri. Ati ngiye nguzi ibyo kurya, ibyo biremewe. Nimero yanjye niyo, niba ukunda Emmanuel Karamadeo unkunda, kunkunda cyo gusuka zajya ubivuga ati turagukunda oya, biherekeresha ibimenyetso udushyigikira muri icyo giterane. Imana ibaho umugisha mwese, ndabakunda cyane. Abifuza kujya muri groupe abanyamwuka groupe duteraniramo ibaho ibihe byiza. Nimero yanjye niyo, unyandikire tugushire muri za topeste kotabonemo. Aba bantu mana barose ibyo bintu bari kujya mu ndege, abo banyagwa ubagarurira ibyabo, abo barose bari kujya mu ndege zibashire murabishoboye. Iyo yizana ibisubizo ibizane mu izina rya Kristo. Tola bonemo keta. Urakoze kuri iki kiganiro cyiza duhaye Kristo. Ngaho byerekere ariko uyu umuntu utari wakizwa, utari wakira Kristo le topeta yaba. Umuntu utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza ukiri mu byaha, warukijijwe uragwa, cyangwa ni wari ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukava mu busambanyi, mu byaha, mu kwigirisha n'ibindi n'ubutinganyi n'ibindi byaha bikomeye. Mamagare kuri iyo nimero wature uve mu byaha. Muri iyi minsi kigezweho no gukizwa ugakorera Imana ngo zava enemo keta. Urakoze iki kiganiro kikuzaniye iminyago Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Musharinge n'amakomenti byose, musharinge no kubandi, na share na like byose. Abatari bakora subscribe muyikore tujye tubana. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Emmanuel Karamadeo niyo mazina yanjye. Shalom shalom. Amen.